Kunzi ba KOP twongere tubasuhuze tubifuriza ishya n'ihirwe tugiye gutangira igihe cy'impeshyi twinjiye mu kwezi kwa gatandatu tugeze hagati biravuga ngo ubushyuhe bwatangiye izuba imyaka igeze isarura tumaze iminsi tudakora kubera ikibazo cy'uburwayi na gahunda nyinshi nko nabibabwiye guhera mu mpera z'ukwezi y'icyumweru gishize n'ukwezi gushize tariki 30 z'ukwa gatanu twakoze turune twakoze tuba n'umujyi wa Kigali tureba ahantu hajyanye n'ibijyanye n'imyubakire ibyo tuzabivugaho kwabyo nzabivugaho mbihuza na uwo munsi tariki 30 nabwo mu Gakinjiro hari hahiye nzabikora ikiganiro kwabyo bukeye bwaho ubwo uwo munsi sinaruhutse bukeye bwaho kuwa gatandatu nyuma y'umuganda njya merekeza aborozi bo muri Afrika aborozi ba Jersey ubwoko bw'inka za Jersey bo muri Afrika bari bagiye gusura aborozi bazo igicumbi mu karere ka Gicumbi murenge wa Cyuru dusura witwa Shimimana Jean Bosco dusura n'uwitwa Wera Flora nabwo ntahananiwe uburwayi nari mfite busa naho bukomeza cyakora ku cyumweru nduhukaho gatoya ariko ndwaye cyane kuwa mbere waho njya muri press conference ya RIB batubwira ku bijyanye n'icuruzwa ry'abantu niyo topic yari hari ntago batweretse abafungwa ntago batweretse iki iyo niyo yari ingingo ariko ni ingingo ikomeye cyane kuko ejo umunsi ni ku cyumweru kuwa gatanu nimugoroba hari umuvandimwe wagiye Kampala muri bus bageze Gatuna basangamo abakobwa batatu harimo n'uwari wicaranye n'uwo nguwo abakobwa batatu bagiye gucuruzwa sandute bababaza kuri immigration bakababaza ugiye hehe Kampala ahagana hehe ce gusura nde anko ntawavuze anti anko yitwa nde akavuga izina rimwe irindi yitwa nde wapi atuye he reka da batatu babakuramo batabashije gusobanura aho bagiye ati ariko yanguriye tike arambwira ngo nzamusure cyo ntago bihagije kuko mu byo bari batubwiye kuwa mbere Dr Murangira uko yatubwiraga mu nzira donc mu bigaragaza mu guturakinga umuntu ugiye gucuruzwa nibyo ngibyo ntabaza aho agiye ubwo niba bisi imwe bakuyemo batatu ubwo ntiyabuzemo wenda n'abandi nka babiri cyangwa batanu basigaye mu bo babashije gutanga ibyo bisobanuro ariko n'undi ari cyo kibajyanye ibi bintu uwo mudamu wari muri iyo bisi ageze Kampala ambwira ukuntu abo bakobwa babakuyemo yambwiye ati bya bintu mumaze iminsi muvuga burya birahari so bivuze ngo ngaho mwibaze niba buri modoka hashobora kubonekamo batatu wenda za weekend da mu mibyizi no mu mibyizi ntibyabura ariko duvuge ko buri modoka ya weekend igendamo abana batatu abakobwa batatu bagiye gucuruzwa simbita abana babarengeje imyaka yambwiye ko parama basaga n'abarangije segonderi kuko umwe we bari bicaranye baturukanye i Kigali bagirana Gatuna ubwo ibyo nibyo twagiyemo kuwa mbere impamvu mbivuze mvuze ibyo kuwa gatanu nuko nyine ibyo twabwiwe muri RIB byatangiye kugira donc tutangiye kubibona byari bisanzwe ariko abantu batabyitayeho okay ubwo kuwa kabiri w'icyumweru mbangiye bafatiyeho ngiye igashora tugiye kwiga ibintu bya GBV uburinganire ubwuzuzanye imirimo ikorwa mu rugo idahemberwa n'uburyo n'imico imigenzereze y'abanyarwanda itimakaza uburinganire hanyuma tureba n'ibijyanye n'abafite ubumuga icyumweru cyose so ibyo rero nashaka kubabwira uko urumva kuva kuwa gatanu kugera nibura ku wundi wa gatanu nari ntararuhuka ubwo rero n'uburwayi byose nari mfite imiti nari mfite uruboho rw'imiti imwe iyo nywa mu gicuku iyo nywa mu gitondo iyo nywa saa sita byose kuremekanya nyine kugira ngo iminsi yicume ibyo ndimo mbashe kubirangiza rero ntago nari kongeraho umwanya wo kujya kuri kamera ngo nkore ibiganiro ubu rero nibwo nongeye kuboneka nibura ubwo nuko byagenze abantu benshi barimo bagenda babimbaza ejo hari uwo twahuriye Nyabugogo ambwira ati ndarebaho nka buri kintu uwo nguwo wajya Bugogo we yanambwiye ko ikiganiro nakoranye n'abamotari ngo yakiriye abagara live ngo yaciye undi kugikoresha barabanza arahagarara
iyo mpamvu ibyo bisobanuro ntanze nibyo bigiye nibwo ndasasira ingingo y'uno munsi. Uyu munsi ndashaka kubagezaho ijambo rya Joseph Kabila, perezida Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo, ijambo yagejeje ku banyekongo akimara kwinjira ku butaka bwa Kongo ajoyininze M23. Impamvu niseguye ni ijambo yavuze ku itariki 26 ndakeka z'ukwa gatanu, rimaze ibyumweru 2. So mujye mungaya guhera ntimuzangaye gutinda. Ubwo nyuma y'ibyo bintu nabayemo uburwayi, akazi kenshi, nkakubitiraho noneho na amapaje, ijambo rya Kabila na amapaje 16 mu gifaransa cyiza akeneye gusemurwa. Narabanje kuyasemuza no gusomwa. Ijambo rivuze iminota 45 no gushaka umuntu urisoma iminota 45 nawe akabyitegura. So byafashe umwanya. Ntago mbizanye nk'umuranzi, mbizanye nko kuvuga ngo bibe hano. Icyo ni cyambere, nubwo ryampenze ariko kuritunga ni iby'akaciro kuri KOP. Nta mateka niho honyine mwarisanga mu Kinyarwanda, wenda mu Gifaransa byo birashoboka ko ari ahandi riri, mu Cyongereza ho ntaho, wenda nibishoboka nabyo tuzabikora. Impamvu mbiha agaciro cyane ni iki: mu mateka y'isi, M23 ishobora kuba ariyo ya mbere, ari umutwe w'inyeshyamba wa mbere urokrise wahoze ari perezida. Mu bindi hashobora kuba ari ibindi ntazi, ariko muri kano gace cyangwa se murebe ku myaka yanjye 53, by the way, ubwo sinavuze ibya anniversaire, ntayabaye kubera ubwo burwayi n'izo ngendo. Urumva murebe ku myaka 53 kandi nanjye ndagerageza nkasoma, nkaba nta wundi mutwe nzi warokirise wari perezida. Ibyo rero M23 yanditse amateka. Icyo ni cyambere. Icya kabiri ni ukuba ibiri kuba muri Kongo na ama episode, ariko twebwe mwibara nkuru aha niho twita ngo iri jambo rya Kabila abwira abaturage ba Kongo nka perezida avuga ati byandambiye guceceka, amateka azabimbaza, urukiko rw'amateka ntirubogama, ibintu byose. Bivuze ngo kuri njyewe mwibara nkuru situation y'ibya Kongo, nubwo ntagiyeyo ngo njye gutoragura amasasu, ngo njye gufata amajwi y'imbunda, ahangaha mwibara nkuru twe tubyita kuri climax ni nka mu Gifaransa bayita apogée, agasongero mu Kinyarwanda, mu Giswahili bayita upeo. N'ahantu donc mwibara nkuru mu bikorwa ubu ubona ko ibintu bigeze kuri point criminal ni nako gasongero fete. Mu biri kubera muri Kongo, kuza kwa Kabila igoma akajoininga M23, akavuga ijambo, agasura abasirikare rumangabo, akakira abanyamadini, akakira abakomeye muri M23, ni climax. Bisigaye byose birubakira kuri ibi. Nawe hari ibyo yagendeyeho, ariko bisigaye birahera. Niyo mpamvu nabyise climax. So iri jambo rero impamvu rigomba kuba hano nuko byinshi bigiye kuba mu karere, muri Kongo, muri Afrika no ku isi, kuri Kongo bishamikiye kuri iri jambo, byanze bikunze. Cyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri nubwo ntakunze kubivugaho bya Kongo, ibiri kuba ngewe mbona somehow Tshisekedi ashobora kuba nawe yarinjiriwe cyangwa afite abantu bamugira inama zitari nziza, kuko ibyo yakoze Kabila nibyo bitumye iyi situation igeze ahangaha. Iyo atamuvanaho iminite ngo atangire imitungo ye ayiteze rubanda, abavandimwe be n'inshuti ze abafate nabi, Kabila ari gutinda gufata uyu mwanzuro wo kuza muri M23. Kandi ibyo byari kuba bitumye nibura Tshisekedi nanone atekana kurushaho, kuko former president wayoboye imyaka 18, Tshisekedi ayoboye 6, kimwe cya gatatu. Bivuze ngo mu bakorana na Tshisekedi harimo inshuti za Kabila. So kufata nabi Kabila agari gutakaza nka kimwe cya gatatu cy'abaturage, cyabo mukorana, cy'abasirikare, cy'abadepite. Niho mvugira rero ko wasanga abari iruhande rwa Tshisekedi bamwiyereka ko kubera ko abahemba
ariko pratikoma ari ahandi. Ibyo yakoze kuri Kabila rero, Kabila akaza Kabila akaza muri M23, bivuze ngo hari imitima myinshi y'abanyekongo nayo iragana wari, bikaba bivuga ngo niyo mpamvu nabyise ngo ni climax. Ubu nibwo hagiye kuba kura y'ibintu byinshi abantu batari biteze kubera entrée ya Kabila muri M23. Ibyo hanyuma rero icya kabiri, ubwo sigaje nk'utuntu tubiri cyangwa dutatu. Ikindi nuko bigomba kuvanaho igisa n'urujijo amahanga afite ku bya Kongo. Yicara buri kanya bavuga bati Kongo, u Rwanda rufasha M23, u Rwanda ruri muri Kongo. Bigenda bivanaho, nakunze kubivuga nubwo wenda abantu benshi batarabyumva ngo babishyire kuri uwo murongo, kuri uwo mujyo mbishyiraho, uko M23 iganwa n'abandi bantu batarabavuga ikinyarwanda, batarabavuka muri Kivu, niko n'intego zayo ziba zagutse. N'uwakayirebeye mu ndorerwamo y'ikinyarwanda, akayireba mu ndorerwamo ya Kivu, akayireba mu ndorerwamo ya Kivu, ntabwo wakomeza uvuga ngo abanyekongo bavuga ikinyarwanda umutwe ufashwa n'u Rwanda, kandi wamaze kugeramo uwari president, waramaze kugeramo uwari president wa komisiyo y'amatora. Ubwo byaragutse, byabaye ibindi, intego zabaye ngari. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko M23 ntabwo yashobora kuba yakwagura, sinyivugira, sinzi n'igitekereza, ariko muri logique yanjye mu gusesengura, ntabwo M23 nkivugira abanyekongo bavuga ikinyarwanda muri iyo ntego Rwandofoni na Kivu bihita birangiza intego zayo. Nta yindi ntara yakabaye ijyamo, kuko aho ntiyabikibasha gusobanura. Ntabwo yajya muri Katanga hatari abavuga ikinyarwanda. Avuga ikinyarwanda ntawe muri Kivu, byagomba kurangiriraho. Ariko iragenda yaguka uko igenda irokirita iganwa n'abandi. Icya kabiri, nta kugira ngo wumve umuntu wawe mu M23 ikinshasa wamaze utese, none se Kinshasa Kongo yose ivuga ikinyarwanda, ariko kubera ko ifatanyije n'abariya byagutse. Icyo ni kimwe. Donc legitimité, nicyo navuga ngo kugira ngo yemerwe n'abanyekongo bose, nuko irimo abanyekongo bose, nuko yajemo ba Corneille Nanga, AFC, nuko yinjiyemo, yagezemo Kabila, ejo nduzumva n'abandi. Noneho byitwe ko ari Kongo yose. Ikibazo cy'imiyoborere ya Kongo birenge kuba ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda bafashwe nabi, batotezwa, bicwa, bahunga, ariko none byitwe ko ari abanyekongo bose bayobowe nabi. Ibyo rero bigatuma bigaha imbaraga M23 kuba yagera Kinshasa, ariko abandi bagakomeza kongera kwibaza. Niyo mpamvu bavuga ngo iyi ni climax. Uku kwinjira kwa Kabila muri M23 birongera bivuge ngo nanone ese ko intego zagutse, tageti niba Kinshasa, bizaba bivuga ngo Rwandofoni, Swahilofoni, Kivu bizaba byungutse. Aho nuko washyira akabazo, kuko iyo ndavuga ngo iki, iyo wari ufite intego ntoya yoroshye kugerwaho no kubungabunga ibyo yagezeho, ariko uko biba bigari kakandi gato gashobora kuburiramo. Kuko M23 nigera Kinshasa, mu ntara zingana gute zigize Kongo, kugira ngo izabone umwanya wo kuvuga ngo twatangiye dushaka Kivu, twatangiye tuvugira abanyekongo bavuga ikinyarwanda, bagomba gusubira ku butaka bwabo bagahabwa uburenganzira bwabo, biragoye kubitekereza uri Kinshasa. Ariko birashoboka nanone ko bagera Kinshasa bakongera kavuga ati noneho cya gice twaharaniraga tukigarukemo. Ibyo birashoboka, kongeraho n'izindi nyungu z'ibihugu byinshi binyuranye. Noneho rero akanyuma, iri jambo ndizanya aha si muri Kongo, ariko nashyize mu kinyarwanda kubera ko Rwandofoni ntijibura mu bibera muri Kongo muri kino gihe, kubera ko byanze bikunze ushobora gusanga ari abanyekongo batazi igifaransa, kubera ko harimo nk'abari abana ari muri M23 bakuriye mu makambi yo mu Rwanda no mu bindi bihugu bya Anglofoni, Uganda, Tanzania, Kenya, batazi igifaransa, kandi bagomba kumva ibyo umukuru wabo yavuze. Icyo ni kimwe. Abari mu mahanga, abari muri Kongo, abari mu Rwanda bagomba kumenya ngo ese koko Kabila
yavuze iki akigera ku butaka bwa Kongo, nicyo azaniye abanyekongo. Yabivuze mu gifaransa, rero abatumva igifaransa nabe bazaniye, bagerageze babisharinge, bizahaba ubuzima bwose. Yewe ibizakurikiraho niba mbivuze ko ari climax, ibigiye gukurikiraho byose bazajya birefera kuri rya jambo yavuze, abumva igifaransa barishake, abumva ikinyarwanda barisange hano. Yewe na Kabila ubwe ibizaba nyuma azamenye ko rino jambo riraha mu kinyarwanda. Ntawe yarakindi ikinyarwanda azakanda subscribe kuri KOP aryumve, nubwo rero warivuze akarivuga mu gifaransa, yumve ko twatumikiye n'ababa bamukunda n'ababa bamuriho bavuga ikinyarwanda. So rero nguko ubwo ngerageje kwisegura bishoboka, ryaratinze ariko nta mpundu imungwa, muryumve uko riratinda. Ugira unanirwa ageze hagati ahagarike, azongera akomerezeho, ahereze mugenzi we, ubutumwa bugere ku banyekongo bose batumvise iryo mu gifaransa, babasha kumva iryo mu kinyarwanda. So nagize amahirwe rero nshimire bamfashije kurisemura na Nkurikiyimana Modeste wihanganye nawe akarinsomera, amaze kweditinga. Kaberuka Telesforo wari wakoze traduction nziza, hanyuma ntuza Modeste areditinga aranasoma. So ni muri kurikire tubane kuri KOP kandi turabakunda. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego, ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibazaho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke, ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi, ntuzava aho uri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura, nimusure urubuga rwacu wa@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Ibitangazamakuru bikorera muri Kinshasa byabujijwe kugira icyo bitangaza ku bikorwa byose bigaruka kuri Joseph Kabila wahoze ayobora iki gihugu. Umwanzuro ufashwe nyuma yaho uvugiye imbwirwaruhame mu mujyi wa Goma wigaruriwe n'inyeshyamba za M23 hari tariki 23 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025. Kuva yagera mu mujyi wa Goma, amafoto yerekanwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana ko Rais Joseph Kabila ari kumwe n'imbaga z'abantu batandukanye, bikavuga ko ari kwakira abantu bari mu byiciro bitandukanye nk'abahagarariye amadini, abahagarariye imigenzo n'imico mu moko atandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo bigashyira igitutu ku butegetsi bwa Kinshasa. Joseph Kabila yagaragaye muri Kivu nyuma y'iminsi mike akuweho ubudahangarwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu mugambi wo guhinzira ubutabera ngo bumukurikirane mu nkiko. Imbwirwaruhame Joseph Kabila yavuze ikubiyemo iki kandi igamije iki? Mu ijoro rya tariki ya 23 Gicurasi 2025, ahagaze ahantu hataramenyekana neza amagingo aya, isuku ku mutwe no ku nkokora za kananwa, yambaye nk'umunyacyubahiro wo ku rwego rwa Perezida koko, Joseph Kabila Kabange yarateruye ati: "Abanyekongo bavandimwe dusangiye igihugu, imyaka 6 irashize nshoje inshingano zanjye zo kuba umukuru w'igihugu. Ubwo nasozaga manda yanjye, nakoze ikintu kitari cyarigeze kibaho mu gihugu cyacu mu myaka irenga 60 Kongo imaze yigenga, k'umukuru w'igihugu aho ubutegetsi undi mukuru w'igihugu mu mahoro. Kuva ubwo nihaye gahunda yo guceceka no kutivanga mu bibazo bya politiki, ndetse n'igihe nashotorwaga mu buryo butaziguye cyangwa binyuze mu nshuti zanjye, mu bitutsi, mu kwimwa uburenganzira bwanjye, gusuzugurwa, guharabikwa n'ibindi bikorwa bigamije kumparabika no kuntesha agaciro, kuko nemera ko igihe hariyo nshuti ikomeye y'ukuri, kikaba umuturambye n'ubwo ukora buhoro buhoro ku burozi bw'ibinyoma no gusebanya. Ariko cyane cyane nabikoze kuko gukora ibitandukanye n'ibi byari gufasha abari bafite umugambi mubi wo kuyobya ubwenge bw'abaturage bacu ngo batabona ubushobozi buke bwabo, ubu bwigaragaje bwo kutuzuza ibyo bari barabasezeranije. Ubu noneho mfashe icyemezo cyo kuvuga, nkareka gukomeza guceceka, nkabagezaho ijambo kuko hari ikibazo gihari kandi gikomeye.
sinshaka kuvuga mu nyungu z'ishyaka ryanjye cyangwa z'umuryango wanjye cyangwa zanjye bwite, ahubwo ni mu nyungu z'umuryango w'abanyekongo ndetse n'ejo hazaza h'igihugu cyacu cyiza dukunda. Nafashe icyemezo cyo kuvuga kuko urebye uko igihugu cyacu kimeze ubu, gukomeza guceceka byajyaga gutuma amateka azandega kuba ntacyo namariye abaturage barenga miliyoni 100 bari mu kaga. Mfashe uyu mwanya nshaka kubasangiza ibitekerezo byanjye no gufatanya namwe gushaka ibisubizo ku bibazo bikomeye igihugu cyacu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo, ubutaka bw'abakurambere bacu. Igihugu cyacu gifite uburwayi bukomeye ndetse n'ubuzima bwacyo buri mu byago bikakaye. Nta wundi ubizi kurusha mwebwe kuko buri munsi mubyishyura ubuzima bwanyu mukabigwamo. Bavandimwe dusangiye igihugu, kubera uruhare rukomeye igihugu cyacu kigomba kugira ndetse n'icyizere cyari gishyizweho, ubwo nasozaga inshingano zanjye nahise ngirana amasezerano n'umukuru w'igihugu wari ugiyeho icyo gihe, yavuyemo ubufatanye hagati y'amashyaka yacu ya politiki. Ku bijyanye n'aya masezerano havuzwe amagambo menshi atariyo, kandi ikibabaje cyane akavugwa n'uwari uzi ukuri kw'ibyo twasinyanye kuko yari umwe mu bayasinyeho. Mu gihe tugitegereje ko ukuri kujya habona, igihe tuzaba dufite ibimenyetso ndakuka, ndagira ngo mbabwire nti impamvu yatumye nemeza ayo masezerano nta yindi yari ihari uretse inyungu rusange z'igihugu. Nifuzaga ko ayo masezerano y'ubufatanye yaha amahirwe umusimbura wanjye kugira ngo uruhare rugaragara mu miyoborere y'igihugu kurusha ububasha buke ishyaka rye ryari rifite mu nteko ishinga amategeko nshya. Ikindi kandi nashakaga ko imiyoborere y'inzego z'igihugu cyacu igenda neza kandi ko twirinda ibibazo bya politiki byashoboraga gusenya igihugu cyacu cyangwa demokarasi yacu yari ikiri ntoto. Iyo mpinduramatwara ya mbere mu mahoro mu buryo bwa demokarasi ku rwego rw'igihugu yari yazanye icyizere gikomeye, kuko muri Mutarama wa 2019 igihugu cyacu cyari kimeze neza cyane kurusha uko nagisanze muri Mutarama y'umwaka wa 2001. Jyewe nasanze igihugu kiri mu manga cyenda gusenyuka burundu, cyari cyarigaruriwe n'ingoma y'igitugu, cyarazahajwe n'intambara, nta nzego za leta zihari, ubukungu bwarasenyutse n'abaturage baracitsemo ibice. Mu yandi magambo, ahazaza h'iki gihugu hari imbogamizi mu karere kose. Ariko tariki ya 24 Mutarama 2019 nasigiye umusimbura wanjye umurage mwiza cyane, ari wo igihugu cyunze ubumwe gitekanye cyane, kandi imbibi zacyo zagarukiraga neza cyane nk'izo cyari gifite tariki 30 Kamena mu 1960. Abanyekongo bari umwe, bafatanya urunana kandi bishimiye ubudasa bwabo. Leta ifite itegeko nshinga n'inzego z'ubuyobozi zikorana mu busabane, ubukungu buzira umuze, butera imbere kandi bufite ubushobozi bwo kwihanganira ibihe bigoye, bwakuweho umutwaro w'amadeni yasizwe n'ubutegetsi bwabanje kubera impinduka nyinshi zakozwe. Ingabo z'igihugu zubahiriza ihame rya Repubulika, zihora ziyubaka kandi zifite ubushobozi bwo kurengera ubusugire bw'igihugu cyacu. Hari demokarasi ikomeje gushimangirwa, by'umwihariko binyuze mu gutegura no gukora amatora ya gatatu akurikirana hifashishijwe ubushobozi bw'igihugu bwacyo. None ubu mfite agahinda kenshi ku mutima ko kubona ko mu myaka 6 yonyine gusa ishize uwo murage mwiza twasigiwe twese nk'abanyekongo wamaze guhindurwa ubusa n'uwari ushinzwe kuwurinda. Igihugu cyacu kirareberwa mu ishusho ibabaje cyane, giteye agahinda mu baturage bacyo, kikaba giteye impuhwe ndetse kinasekwa ku rwego mpuzamahanga, kandi ubujiji bw'abakiyoboye bukaba budatanga icyizere na gito cy'uko ibintu byazahinduka. Iriya ngirika ryihuse ry'imibereho rusange y'igihugu rishingiye ahanini ku myitwarire y'abayobozi bashya bayobejwe ubwenge n'irari ry'ubutegetsi ridafite imbibi, aho abayobozi bashya barangwa no gusenya ibyo twari twagezeho, kwihakana amahame twiyemeje no kurengera ku bushake itegeko nshinga. Ibi byose bikorwa hagamijwe gushyira ububasha bwose mu maboko y'umuntu umwe mu buryo bunyuranije n'amasezerano twari twaragiranye yari ishingiro ry'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyekongo. Igikorwa cya mbere cyashegesha ayo masezerano yari umusingi w'ubusugire n'ubumwe bw'igihugu, cyagaragaye ubwo Perezida wa Repubulika yahitaga yica ku bushake itegeko nshinga n'andi mategeko arebana n'imikorere y'inkiko mu gihe yakoraga impinduka ya mbere mu rukiko rw'ikirenga. Uko kurenga ku mategeko yakagombye kuba ari inkingi y'igihugu kigendera ku mategeko, kwakorewe gusa kugira ngo hashyirweho uburyo bworohereza inyungu za politike ku bantu ku giti cyabo. Uko kurenga ku mategeko kwabaye ikimenyetso ndakuka cy'imiyoborere y'igihugu cyacu. Mu murongo umwe n'iyo mikorere idashingiye ku mategeko, mu kuboza k'umwaka wa 2020 habaye ihirikwa ry'inzego z'ubutegetsi mu buryo bw'uburiganya, aho hafashwe icyemezo cyo gukura ku ngufu mu nteko ishinga amategeko manda itararangira igice kinini cy'abari bayigize bari baritorewe n'abaturage.
Ibyo byakurikiwe no gushyiraho mu buryo bunyuranijwe n'amategeko abagize komisiyo y'igihugu y'amatora, ndetse n'ikinamico y'amatora yo mu Kuboza 2023 yateguwe mu buryo bunyuranije n'amategeko agenga amatora ndetse n'amahame mpuzamahanga. Aya matora yaranzwe n'uburiganya budasanzwe mu mateka y'igihugu, yatumye izo nzego ndetse n'abazirimo barushaho gutakarizwa icyizere. Ikirenze kuri ibyo, ikintu cya karundura cyasenye burundu icyizere cya rubanda ni itangazwa ry'umushinga wo guhindura itegeko nshinga, umushinga uramutse ushyizwe mu bikorwa wakuraho burundu amasezerano y'ubumwe n'ubwiyunge yagezweho i Sun City, agize urufatiro rw'ubwumvikane bw'igihugu cyose. Ingaruka zituruka kuri iyi miyoborere idahwitse ziratangaje kandi ziteye impungenge. Igihugu cyahindutse ahantu hatagendera ku mategeko, nta demokarasi namba, ubutegetsi bwimitse igitugu, aho icyifuzo cy'umukuru w'igihugu cyabaye itegeko riruta ayandi mu gihugu, gisimbura itegeko nshinga n'amategeko igihugu kigenderaho. Mu mwanya wa demokarasi hashyizweho politiki ishingiye ku gushegesha rubanda no gutonesha, ku kinyoma no kwishyira hejuru, kwivangura no guheza ibice bimwe by'abaturage. Byiyongeraho kwimika irondakoko n'akarengane, gucamo ibice abanyekongo, gukwirakwiza amagambo y'urwango, kwimakaza akarengane no kudahana abanyabyaha. Ibi byose byangije bikomeye ubumwe bw'abanyekongo n'ubushobozi bwo kubana mu mahoro. Ibi byatumye igihugu gicika intege, kibura igihagararo, kandi kibangamirwa n'iyo myitwarire. Ikibabaje cyane kurushaho ni imyumvire ishingiye ku ndangamuntu ibangamiye ubumwe bw'igihugu cyose yongeye kugaruka mu banyekongo, ishingiye ku mico mibi y'irondakoko, kwigizayo abandi no kutihanganirana. Ibi byose ntibihagarikwa, ntibihanwa, ahubwo birashyigikirwa, bigatangazwa ndetse bikanaterwa inkunga n'abari ku butegetsi ubwabo. Mu gihe ibi byose byari bikomeje kwangiza inzego z'igihugu, inteko ishinga amategeko yaretse inshingano yayo y'ibanze yo kuba urwego rureberera leta nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Yaretse kandi kuba ingoro ya demokarasi, ahantu haganirizwa ku buryo bw'ikirenga ibyifuzo n'ubushake bw'abaturage, maze iba gusa icyumba cyo kwemerezamo ibitekerezo by'umuntu umwe rukumbi. Ibi byatesheje agaciro inteko ishinga amategeko nk'urwego ruhagarariye rubanda mu buryo bwa demokarasi. Naho ubutabera ubusanzwe bukwiriye kuba umurinzi w'ubwisanzure rusange n'agaciro k'amahame shingiro y'igihugu, ari nabyo bigize ishusho y'ubumwe bwacu nk'igihugu, bwamaze kwitandukanya burundu n'inshingano zabwo. Bwataye umurongo ku buryo ubu bwifashishwa ku mugaragaro nk'igikoresho cya politiki, aho kuba urwego rwigenga rugendera ku mategeko. Ubu ubutabera bwabaye igikoresho cy'igitugu kirwanira kuguma ku butegetsi binyuranyije n'icyerekezo cy'amateka. Iyo gahunda igamije gukomeza gutegekesha iterabwoba no guhatira abantu kwemera igitekerezo kimwe rukumbi. Ubutabera bubihuriyeho n'imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku moko, igipolisi ndetse n'inzego z'ubutasi nazo zamaze kwamburwa uruhare rwazo mu kurengera umuturage no gucunga umutekano w'igihugu mu nyungu rusange. Ku bijyanye n'ubukungu, uko ibintu bihagaze birakomeye kandi biteye impungenge. Nubwo igihugu cyabonye izamuka n'imisoro n'andi mafaranga yinjira, ahanini kubera isarura ry'inyungu z'impinduka zikomeye zemejwe guhera mu mwaka wa 2002 kugeza mu wa 2018, hari nk'amategeko mashya agenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amashyamba, ibikomoka kuri peteroli, ubwishingizi n'amasoko yo hanze, ndetse hakiyongeraho inkunga zituruka mu bigo by'imari mpuzamahanga byo muri Bretton Woods. Nta gikorwa gifatika cyakozwe ngo igihugu cyubakirwe ku musingi w'ibikorwa remezo bigezweho mu gushyigikira impinduka n'inzego cyangwa guteza imbere ubukungu binyuze mu ishoramari rirambye. Ikiramambu, ibibazo igihugu cyari cyarashoboye gutsinda byongeye kugaruka. Izamuka ry'ibiciro n'itakara ry'agaciro cy'ifaranga ryongeye gufata indi ntera nyuma y'uko byari byarakemuwe. Ruswa n'ikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta byageze ku rwego rutigeze rubaho mbere, bijya hanze mu buryo bugaragara kandi budashidikanywaho. Byongeye kandi, imyenda ya leta twari twarashoboye kugenzura neza guhera mu mwaka wa 2010 yongeye kwiyongera mu buryo bukabije, ikaba yararenze miliyari 10 z'amadolari ya Amerika. Ibi byateye impungenge zifatika ku bushobozi bw'igihugu bwo kwishyura iyo myenda, haba mu gihe kiri hagati no mu gihe kirekire, bigashyira ubukungu mu kaga k'igihe kizaza. Ingaruka ku rwego rw'imibereho y'abaturage nazo ni mbi cyane. Ubushomeri burarushaho kwiyongera, abakozi ba leta bamaze igihe badahembwa, imibereho y'abaturage yarushijeho kuba mibi cyane, ubujura mu mijyi buriyongera, abantu benshi bava mu byaro bajya gushakira ubuzima mu mijyi, ndetse n'inzara iriyongera mu ntara nyinshi. Abanyekongo bazahajwe n'ubwoba bukabije bwo kubaho.
mu bagerwaho ingaruka zikomeye n'ibyo bibazo byose, urubyiruko rwacu ruri mu mwanya wa mbere. Nubwo rwari rwarihaye intego yo guharanira demokarasi, rukagira icyizere gikomeye ubwo twahererekanyaga ubutegetsi mu mahoro, ubu nta cyerekezo gifatika rufite ku hazaza h'igihugu cyabo. Rwumva rwaratereranywe, rugasigara mu maboko y'abacuruzi b'intambara n'abashukanyi baturuka imihanda yose. Nta na kimwe mu byasezeranijwe mu myaka 6 ishize kigeze gishyirwa mu ngiro. Kuri uru rubyiruko rwacitse intege, kimwe n'abandi bose bagize umuryango w'Abanyekongo, dushaka kubaha icyizere ku kunanirwa k'ubutegetsi bidasobanuye ko ejo hazaza h'igihugu cyacu hageze ku iherezo. Ku bijyanye n'umutekano, haba mu mijyi minini cyangwa mu byaro, ikibazo kirakomeye cyane ndetse kirahangayikishije hose. Ibi bigaragara cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema, Tanganyika, Okatanga ndetse na Maindombe. Iyi ikaba ari intara ituranye na Kinshasa, umurwa mukuru w'igihugu n'icumbi ry'inzego z'ubutegetsi. Amaraso y'abavandimwe bacu, abasivili n'abasirikare, abofisiye n'abasirikare bato, kimwe n'abadepite b'abanyapolitiki bagize societe civile n'indashyikirwa, yaramenetse ku bwinshi kandi nta mpamvu, bitewe gusa n'irondamoko, ubugome ndetse no kuba hari ibikorwa bisa n'iterabwoba byemejwe na leta, byose bigamije gusa kugundira ubutegetsi. Urugero n'ubwicanyi bwakorewe imfungwa amagana n'amagana zari muri gereza ya Makala, ibishwe mu buryo bwa kinyamaswa mu ijoro ryo ku tariki ya mbere rishyira tariki ya 2 Nzeri hari mu mwaka wa 2024. Ubu bwicanyi bw'inzirakarengane ni icyaha gikomeye kibasiye inyoko muntu, nyamara kugeza n'ubu kitarahanwa. Ibi byago byageze no kubagize itsinda ry'abiyobokamana n'imiziro rya Wazalendo Igoma, urubyiruko rwa Junafek, ihuriro ry'igihugu ry'abaharanira leta ya Kongo yunze ubumwe i Lubumbashi, ndetse n'ubwicanyi bw'abayoboke b'itorero rya Mbidi Ikilwa. Iki kibazo cy'umutekano muke cyatewe n'imiyoborere mibi y'igihugu cyacu, aho kuri ubu igaragarira ku myitozo y'igisirikare idakorwa neza, itoranywa n'ishyirwaho ry'abantu rishingiye ku moko, ndetse no gufunga abantu bataburanishijwe, baba abasirikare benshi bakuru n'abato, kimwe n'abashinzwe umutekano, cyane cyane abavuga igiswahili. Byongeye kandi, ingabo z'igihugu zigomba kurinda abaturage ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu zasimbuje abarwanyi b'abacanshuro, imitwe yitwaje intwaro, udutsiko dushingiye ku moko twitwaje intwaro, ndetse n'ingabo z'amahanga zagaragaje ko zidafite ubushobozi bwo kurinda igihugu, ahubwo zarushijeho kugishora mu kavuyo kadashira no kudatekana kuzuye. Leta yabuze ububasha n'uburenganzira bwo gukoresha imbaraga mu buryo bwemewe n'amategeko, ubwo yahitagamo gushyira inshingano z'umutekano rusange n'ituze ry'igihugu mu biganza by'imitwe yitwaje intwaro yari yarashenywe mbere, maze ibintu birushaho kuba urudubi. Kandi nk'aho ibyo bitari bihagije, ingabo z'igihugu aho gushimirwa no gushyigikirwa, bamwe muri zo barirukanwe, basezererwa mu ruhame, basuzugurwa n'ubuyobozi bw'igihugu ubutigira bwemera uruhare rwabwo mu bibazo biriho, nyamara aribwo bufite inshingano zo kurinda, kuzikomeza no kuzihesha icyubahiro. Kubera ko ari njye wabatoje nkabayobora ndetse nkabajyana ku rugamba, ndabazi neza abasirikare bacu. Ubu baragirwa ibitambo by'ibibazo byose n'ingaruka mbi zigaragara ku rugamba, nyamara si uko baba ari abasirikare badashoboye, badakunda igihugu cyangwa badakurikiza amategeko. Icyahindutse mu by'ukuri ni ubwiza bw'ubuyobozi bubayobora ndetse n'uburyo bafashwamo n'uko bitabwaho. Mu rwego rw'akarere, ubuyobozi bw'igihugu bwafashe icyemezo kibi cyane cyo kwirengagiza no kwitandukanya n'ibikoresho bibiri by'ingenzi mpuzamahanga byari ishingiro by'imyubakire y'amahoro n'umutekano mu karere, bikaba ari byo byari byarazanye ituze n'umudendezo mu karere Perezida uriho ubu yasanzeho ubwo yageraga ku butegetsi. Ibyo bikoresho ni amasezerano y'amahoro, umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, Pacte sur la sécurité et la stabilité et développement dans la région des Grands Lacs. Amasezerano ku mahoro, umutekano n'ubufatanye ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere kose. Accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Ikirenze ibyo kandi kirushijeho kuba kibi cyane n'uburyo leta ya Kongo yemeye guha imbaraga abagizi ba nabi ari bo Force Démocratique pour la Libération du Rwanda FDLR, hamwe n'imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo igera ku magana nk'abarwanyi bafashe ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Icyo gikorwa cyabaye intandaro yo gutuma intambara yambuka imbibi z'igihugu ikwira mu karere kose, ku buryo ingaruka mbi ku mutekano n'ituze by'akarere bisa n'ibitakibashije kwirindwa. Bavandimwe banjye nkunda,
nubwo mu rwego rw'inzego za leta, politiki, ubukungu n'imibereho myiza igihugu cyari cyarashyizeho inkingi shingiro zikomeye kandi cyari kimaze gushyirwa ku murongo mwiza w'iterambere, cyiteguye gufata icyerekezo nk'igihugu kigana imbere, none dore nyuma y'imyaka 6 gusa tugeze ahantu habi kurushaho twari turi imbere. Twasubiye ku ntangiriro, turi leta inaniwe, itarimo ubumwe, yashwanyutse imbere n'inyuma, iri hafi gusenyuka burundu, kandi ubu twibona ku rutonde rw'ibihugu bikennye cyane, birangwamo ruswa nyinshi ku isi ndetse n'ibirimo amadeni menshi bidafite ubushobozi bwo kwishyura. Ibihamya byose ni amakuru n'inyandiko zitandukanye nka raporo y'akanama k'umutekano ka Loni ndetse n'izigaragaza ikigereranyo cy'iterambere ry'umuntu Human Development Index, hamwe n'izipima ubukene n'imibereho mibi ku rwego mpuzamahanga. Ibibazo igihugu cyacu kirimo ni byinshi, bikomeye kandi byimbitse. Igisubizo cyabyo kigomba kuba rusange kandi cyuzuye. Uburyo ubundi ubwo ari bwo bwose butari ubwo, nta cyizere bwatanga cyo kuzana amahoro arambye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si umutungo bwite w'abari ku butegetsi ubu, kuko ubutegetsi bwa demokarasi burahinduka. Igihugu cyacu ni icy'abanyekongo bose mu bwuzuzanye bwabo. Ibi bivuze ko kimwe n'uko igihugu cyacu atari umutungo w'abantu runaka n'ubutunzi kamere bwinshi gifite, ubutunzi bwo ku butaka no munsi yabwo si umutungo w'abari ku butegetsi, ahubwo bugomba kutugirira akamaro mu iterambere ku rwego mpuzamahanga. Abari mu gihugu kimwe n'abari hanze, twese tugomba kubyitaho, tugakora igenamigambi ry'ejo hazaza rishingiye ku nyungu z'igihugu cyacu n'abagituye, aho gushingira ku nyungu z'abantu ku giti cyabo cyangwa abayobozi b'igihe runaka. Niba rero ari uko bimeze, kugira ngo dutabare Kongo, ntitugomba guceceka akarengane gakorerwa abantu bitewe n'ubutegetsi bubi buriho ubu. Ahubwo ni ngombwa kukarwanya. Ubuyobozi bw'igitugu bugomba guhagarara, demokarasi, imiyoborere myiza mu bukungu no mu mibereho y'abaturage bigomba kugarurwa. Nk'uko amateka twigisha, nta gisubizo kirambye cy'umutekano kibaho kidashingiye ku bisubizo bya politiki by'ukuri. Bitabaye ibyo, igihugu kizongera kwinjira mu gihirahiro cya politiki, ubugizi bwa nabi, umutekano muke, imiyoborere ijegajega, intambara ndetse n'imvururu zishobora kuvamo intambara z'abaturage. Ibyo byose nk'abanyekongo ntabwo twakagombye kubyemera cyangwa kubyihanganira ukundi. Ni ngombwa rwose kandi birakenewe byihutirwa ko ibiganiro byinshi bigamije gushaka amahoro, byaba ibya Rwanda, Nairobi, EAC, SADC, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Doha ndetse na Washington, dushyigikiye byimazeyo kandi dufata nk'ikimenyetso cy'ubushake bwo gufatanya n'abanyekongo bababaye, nabyo byitwararika kuri iyi nshingano ikomeye. Abajya muri ibi biganiro bagomba kumenya ko abanyekongo aribo bagomba gushyirwa ku isonga nk'abantu bakwiye kwifatira ibyemezo by'ejo hazaza habo, kandi ari nabo ba mbere bahutajwe n'iki kibazo. Bityo bagomba guhabwa umwanya ubakwiye, haba mu isesengura ryimbitse ry'ibibazo byugarije iki gihugu, ndetse no mu gutegura ndetse no gutanga ibisubizo bikwiriye bizafasha igihugu gukira burundu no kongera kubaka amahoro n'iterambere birambye. Ni muri uwo mujyo hakwiye kumvikana impamvu ubutegetsi bwa Kinshasa bwafashe icyemezo cya nyuma cyo kwicarana ku meza y'ibiganiro n'inyeshyamba za AFC M23 kuva mu minsi ishize i Doha. Ariko kandi ikintu gitangaje kandi giteye urujijo nuko ubu butegetsi bwakomeje gufata nk'icyaha kuba abanyekongo bavugana hagati yabo, bagirana ibiganiro cyangwa bagerageza gushaka ibisubizo binyuze mu buvandimwe n'ubwumvikane. Mboneyeho gushimira intambwe y'ingirakamaro yatewe n'inama y'abepiskopi gatolika bo muri Kongo, Senko na SSC, aho bashyize imbere inzira y'ibiganiro bidaheza, nta ngingo n'imwe yirengagijwe kandi nta munyekongo n'umwe uhejwe. Nubwo bwose iyi gahunda itari nta makemwa mu buryo bwose, ni igikorwa cyiza cy'ubufatanye bw'amatorero gikwiye gushyigikirwa n'abanyekongo bose, ndetse aho bikenewe hakongerwamo ibitekerezo n'ubushishozi bw'abaturage kugira ngo kibe intambwe y'ukuri igana ku mahoro arambye no ku bumwe nyabwo bw'igihugu. Bavandimwe dusangiye igihugu, ni ngombwa kandi kwerekana ko amateka yacu yahinduwe n'abantu bamwe. Mbere bari mu batavuga rumwe na leta, none bakaba bayirimo, bafite akamenyero ko guharabika, kubeshya, gutanya abantu kugira ngo bakunde bategeke. Bakunda kubeshyira abandi kugira ngo bisobanure ku byabapfanye, batitaye ku ngaruka mbi bishobora kugira ku bumwe bw'igihugu cyangwa ku mibereho y'abantu benshi babizira nta mpamvu. Urugero rugaragara ni ibibaye vuba aha. Hashize iminsi mike hacicikanye igihuha ku mbuga nkoranyambaga cyavugaga ngo ndigoma, nubwo ngiye kujyaho mu minsi iri imbere nk'uko nabivuze.
ubutegetsi buriho i Kinshasa bwafashe ibyemezo by'agatsiko nta kwitonda. Ibi bigaragaza uburyo demokarasi yasubiye inyuma mu buryo bukomeye mu gihugu cyacu. Muzi neza kurusha abandi bose ko kuri njye Kongo aricyo kintu cya mbere mu buzima bwanjye, ko guharanira ubusugire n'ubwigenge bwacyo atari ikintu ngomba kubanza gusabira uburenganzira, ko umuhate wanjye mu kurengera demokarasi, ubumwe bw'igihugu, amahoro n'umutekano atari amagambo masa cyangwa ibisingizo bidafite ishingiro mfite, kandi ko kuba itegeko nshinga n'andi mategeko y'igihugu kimwe n'isezerano natanze ari ibintu mfata nk'ibitagatifu. Nk'umusirikare narahiye ko nzarengera igihugu cyanjye kugeza no ku gitambo cy'ubuzima bwanjye. Ejo hashize nari ku butegetsi, none uyu munsi ndi hanze yabwo, ariko kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho ndacyahagaze bwuma ku ndahiro natanze. Muri iki gihe igihugu cyacu cyongeye gucikamo ibice, mpurujwe n'amateka, mfite inshingano idasubirwaho yo kugira uruhare mu gushaka amahoro no gutanga umusanzu wanjye mu kongera kubaka igihugu cyacu kigeze mu manga. Mu rwego rwo kwifatanya n'abari mu kaga, nahisemo uyu mwanya ngo ngaragaze akababaro kanjye kubw'abababaye bose bazahajwe n'uru rugamba rukomeje. Nshyigikire kandi mpumuriza abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, mwe mwatereranywe n'ubutegetsi bukuru busa naho bwafashe icyemezo cyo kubahana, ibihano birimo no kubatandukanya n'amabanki mwabitsemo imari zanyu, bakabatandukanya n'amabanki y'igihugu binyuze mu gukura amabanki y'iwanyu ku muyoboro wa banki nkuru, ndetse no kubuza abantu n'ibintu kugenda uko bisanzwe mu gace muherereyemo. Ibyo byemezo hamwe n'ibindi byinshi ntavuze aha birababuza amahwemo kandi bituma ubuzima bwanyu burushaho kuba bubi kurusha uko bwari bumeze mbere. Ndahamagarira buri wese, cyane cyane leta ya Kinshasa, kugira umutima wa kimuntu mu buryo ibungabunga imibereho y'abavandimwe bacu b'aka gace k'igihugu cyacu. Aba baturage bafite uburenganzira ku buzima, ku kwiga kw'abana babo no ku zindi nkingi zose z'imibereho myiza. Mu gihe dutegereje ko ubutegetsi bw'igihugu busubira gukwira hose mu gihugu cyose, ndasaba abayobozi bari ku butegetsi muri iki gihe kurengera abaturage. Muri urwo rwego, ingabo z'igihugu, ubutabera n'izindi nzego zishinzwe umutekano n'umudendezo zigomba koko gushyira imbere inyungu z'abaturage no kubahiriza ibyo bifuza. Iyi mpinduka mbi yihuse mu mibereho y'igihugu rusange yatewe ahanini n'irari ry'ubutegetsi ridasanzwe. Abayobozi bashya bitwaye mu buryo bugaragaza guhakana ibyo bemeye, gusuzugura amasezerano no kurenga ku itegeko nshinga ku bushake, bashaka guhuriza ubutegetsi bwose mu maboko y'umuntu umwe, bibangamiye amasezerano yari ahari ashingiyeho ubumwe bw'igihugu cyacu. Bavandimwe dusangiye igihugu, mu nararibonye yanjye mu bihe nk'ibi nagiye nshyira imbere gukunda igihugu no kugira ubumuntu mu gushaka ibisubizo by'amakimbirane, kandi byatanze umusaruro haba ku rugamba no mu biganiro. Igihugu cyacu kigeze kugabanywamo kabiri mu gihe cy'imyaka myinshi, ariko ubwenge n'ubushishozi byaratsinze, dushobora kongera kunga ubumwe maze igihugu kirarokoka gisubira kuba kimwe. Ni muri urwo rwego rero, nyuma y'imyaka mike ntekereza kuri ibi bibazo byugarije igihugu cyacu, ndetse na nyuma yo kugisha inama abakuru b'ibihugu n'abahoze ari abakuru b'ibihugu muri aka karere kacu, kimwe n'abandi banyapolitiki n'abagize sosiyete sivile, haba mu gihugu imbere no hanze yacyo, ngira ngo uyu munsi ntanga igitekerezo kigamije guhamagarira abanyekongo bose gukangukira ibikorwa by'ubutwari no kugirana igihango n'igihugu kugira ngo tugikure mu manga kigiye kugwamo. Akazi katoroshye kadutegereje kazibanda cyane cyane ku ngingo 12 zikurikira: gushyira iherezo ku butegetsi bushingiye ku gitugu, akarengane no kwikubira ububasha; guhagarika intambara; gushyiraho ubutegetsi bw'igihugu n'ubushobozi bwabwo mu gihugu hose ku butaka bwose bw'igihugu; gusubizaho demokarasi ishingiye ku mahame nyakuri yishyirwa mu bikorwa ry'amategeko mu gihugu; gusubizaho uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu; kunga abanyekongo no kongera kubaka ubusabane hagati y'abaturage; guteza imbere igihugu binyuze mu ishyirwaho ry'imiyoborere myiza y'ubukungu, imicungire inoze y'ubutegetsi n'imari, ndetse no gusangira ibyiza by'igihugu mu buryo bungana; gusubukura ibiganiro by'ukuri kandi bihoraho n'ibihugu byose duturanye hagamijwe gushaka amahoro arambye no guteza imbere akarere kose; gutuma igihugu cyongera kugirirwa icyizere n'abafatanyabikorwa ku rwego rw'akarere,
umugabane ndetse n'isi yose, guhashya burundu imitwe yitwaje intwaro no gusubiza iyavuye hanze mu bihugu byayo, guca burundu gukoresha no kwifashisha abacanshuro hakurikijwe amasezerano y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yo ku itariki 3 Nyakanga mu 1977 agamije kurandura abacanshuro muri Afurika, hamwe n'icyemezo cy'inama rusange y'umuryango w'abibumbye nimero A/44/34 yo ku itariki ya 4 Ukuboza mu 1989 cyemeza amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya gukoresha, gutera inkunga no gutoza abacanshuro no kwirukana nta mpaka abacanshuro bose bari ku butaka bwa Kongo bagasubira mu bihugu byabo, gutegeka ko ingabo zose z'amahanga ziri ku butaka bwa Kongo zihita zibuvaho nta kuzuyaza. Aha ndashimira ibihugu bigize SADC ku cyemezo cy'ubwenge bafashe cyo gukura ingabo za SAMI DRC mu gihugu cyacu. Kubera uburemere n'ubugari bw'uyu murimo, ndahamagarira mu buryo bukomeye abanyekongo bose nta kurobanura ku gitsina, ubwoko, imyaka, urwego rw'imibereho, aho batuye cyangwa aho bahagaze muri politiki, bose bakunda Kongo, biteguye kwitanga uko bashoboye kose, bemera byimaze y'amasezerano ya Sun City, kandi baharanira ko itegeko nshinga ryo ku wa 18 Gashyantare 2006 ryubahirizwa, ngo twishyire hamwe tugere kuri ibi byifuzo. Ibi nibyo bidufasha kongera kubaka igihugu cyatakaje icyerekezo cyacyo. Duhagurukana umwete, dukoreshe neza uburyo bwose dufite kugira ngo tugarure ubumwe bw'igihugu cyacu, dutabare Kongo kandi turinde ubwigenge n'ubusugire bwayo, kuko Afurika n'isi yose ari twe bihanze amaso. Bavandimwe dusangiye igihugu, Kongo iruta cyane ishusho mbi ishyirwaho n'abayobozi bayo b'iki gihe. Kongo ikwiriye politiki y'ububanyi n'amahanga yiyubashye kurusha iri yishingiye ku magambo gusa no gusabiriza. Niyo mpamvu mfite icyizere cyuzuye ko abanyekongo bashobora, nk'uko byagenze mu mwaka w'1960, gutsinda imyiryane n'amacakubiri. Bashobora kandi, nk'uko byagenze mu myaka ya 90, gutsinda ubutegetsi bw'igitugu n'ingaruka z'ubutegetsi bw'umuntu umwe. Bashobora nanone, nk'uko byagenze muri 2003, kurenga ibibatanya bakarangiza urugomo rwitwaje intwaro hagati y'abana babo. Kugira ngo ibi bigerweho, buri wese agomba kugaragaza uruhare rwe. Njyewe niyemeje kugaragaza urwanjye. Imana iha umugisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iha umugisha buri wese muri mwe ku giti cye. Murakoze.